y'umuringa nk'ubu arimo aratoba basi, arimo aratwumva se. Mama warakoze kubyara umwana mwiza, warakoze kubyara umuringa, papa warakoze kuzana marayika ku isi. Mwese ndabakomeza kandi mukomere. Uyu ni umwanya mwiza wo kurwana kigabo, tukamuherekeza mu mahoro mpaka aruhutse amahoro. Namusezeranyije kuzamukunda nkamukundira nawe n'inshuti ze. Ibyo byo nzajya mbikora ubugira kabiri, nzajya mbikora hanjye nahe. Umuringa ndibuka umunsi wa nyuma duherukana twishima cyane ku itariki 31 z'ukwa 12. Navuye ku kazi nimugoroba arampamagara cyane mu rugo rw'abana bafite be. Junior yari ahari. Umuringa turi tuyishima, turararana, ndayamupfumbase ijoro ryose. Iki kintu nitwa kugenda muheruka no kumufata kumuyambera byibura, arayamupfumbase ijoro ryose. Mu gitondo abyutse ari bonane, ajya mu kazi, agaruka saa 9. Umunsi wose turongera turawumarana. Simugore arakantu yapostinze iminsi mikuru yenda kugera, abaza abantu ngo impano bazamuha. Ndamubwira ngo uzajya aho ushaka hose n'ukunda mu mpebiro. Araseka arambwira ngo ubwo subwo ni wowe. Araryama agasinziraho gakeya, akambaza ngo turimo turagenda. Nkamubwira ngo se tujya hehe? Ngo numvaga musa nkaho munsunika turimo kugenda kubera isereri nyinshi yari afite. Akagera akanavuga ngo ndumva ameze nk'umuntu urimo kugenda mu cyobo kure. Umuringa ndamushona niyinyeganyeza. Umuringa mukora ku jisho niyahumbye. Ndavuga ngo bya bintu bishobora kuba ari byo, ariko nkumva akanya gato ntabwo Umuringa yaba apfuye. Ngeze no kuri uyu munsi ubwo nemeye ko Umuringa yapfuye. Gasaro TV. Yari inshuti yanjye irenze inshuti yanjye. Hari igihe biragoye nyine kubyakira, ariko tugomba kubyakira. Yaragoye nyine nk'uko wenda yabivuze, agenda mu gihe gito cyane gishoboka. Ngira ngo ni pastor cyangwa se nk'uko babivuze, yagerageje gufurufera mu minsi ya nyuma. Yakoze igishoboka cyose kugira ngo umwegereye anezerwe. Ni inshuti itaragoraga kugira inshuti, kuko uramutse uri inshuti ukamwereka inshuti zawe, byarorohaga ku buryo wasangaga abantu bari inshuti ze kukurusha. So ngewe kuri ngewe ku giti cyanjye ndamushimira. Yarabanza arankunda ku giti nkanjye, ndetse nkundira abantu bose bari banyegereye bose, nta n'umwe akuyemo, ndetse bakunda cyane, abitaho cyane. Imbuto nziza kiri ku isi, umusaruro wazo ni uyu nguyu. Nuko turi hano, hari abantu baruta abangaba inshuro 3 bagiye. Basi Imana iyo mirimo yonyine imwibukire. Ndavuga ngo niba Umuringa ari n'umunyabyaha umweba cyane, n'abantu bataye karibu mu nzu, Imana izagendera ku mirimo mike yakoze myiza n'umutima mwiza yageraga mu ijuru. Akantu gato ndakuvuga, twe turi ku isi twakora iki? Yego wagiye ntabwo yagaruka, ntibyakunda.
urusororo turasiga dushyizeho itaka. Uwo ni umunsi wa nyuma ari hejuru y'ubutaka. Wowe usigaye he? Ukoze iki? Urakora iki? Yanyigishije ikintu bita kubaho nkiriho. Kubaho ni ukubana, ukabera buri umwe wese urugero, ukabera buri umwe wese imbuto nziza. Izi ni inshuti zanjye zose ziri hano, ziri inyuma. Hari inshuti zanjye nyinshi. Umuringa marayika wanjye rwose, Imana igutuza heza. Hari umuntu wambwiye ngo impamvu yapfuye ku wa mbere, yagiraga off ku wa mbere, nyine yararuhutse. Nari namwizeye ndavuga wawo, siko byaba byo. Imana yamuhaye nyine ikiruhuko ku munsi w'ikiruhuko. Ku wa mbere wasangaga ahantu huzuye abantu from nowhere, baje gusaba kuba bari kumwe kubera imbuto yeraga. Twera imbuto nziza tukiri kuri iyi si, nyuma y'aha ntabwo tuzi uko bigenda. Nta muntu n'umwe kuri iyi si uragenda ngo agaruke atubwire ati yewe hari ahantu hameze gutya na gutya. Wenda rimwe nzegera umupasiteri mubaze, abapasiteri bagira ihishurirwa, ese kuko roho y'umuringa nk'ubu arimo aratuba basi, arimo aratwumva se? Mama warakoze kubyara umwana mwiza, warakoze kubyara umuringa, papa warakoze kuzana marayika ku isi. Mwese ndabakomeza kandi mukomere. Uyu ni umwanya mwiza wo kurwana kigabo, tukamuherekeza mu mahoro mpaka aruhutse amahoro. Namusezeranyije kuzamukunda nkamukundira nawe n'inshuti ze. Ibyo byo nzajya mbikora ubugira kabiri, nzajya mbikora hanjye nahe. Mbasaba nanjye abazabishobora uzankunde ahe, njyewe hanjye hoho harafunguye. Imana ibahe umugisha. Mwakoze gutabara umuryango wa Papa Umuringa na Umuringa, mwakoze gufata mu mugongo. Ntekereza ko iyo bahagaze hano abababwenga arabakunda, so ndabakunda mu mwanya we, kandi nizeye ko ahari ari heza kuko ari mu mitima yacu, kandi imitima yacu ni myiza. Imana ibahe umugisha. Amazina ni Chantal Arijuna, aba ni barumuna banjye, Nura Uganda Mbarara. Muringa ni inshuti yanjye cyane, kandi ku bwa Muringa bamaze kutubwira ko birangiye, nabonye favor. Sinari mfite ibyangombwa, sinari mfite ikintu cyose, ariko uwo munsi ari byo nshimira Imana kugira ngo ndi hano. Imana yanciye inzira mu munsi umwe nshobora kundira umwanya kuba ndi hano ku bwa Muringa. Muringa twarakuranye, nabashe kumukarabya, ninjye wari mukuru. Muringa naramugaburiye, namutwaraga ku ishuri. Ntabwo najyaga kumwakira ku ishuri ngo babaze ngo urinde, barandebaga bakanya ngo Muringa turavukana. Yandeba akangwamo, tukagenda mu muhanda tunezerewe njye nawe. Nabashije kubana nawe mu gihe cye cy'imyaka mito. Imyaka mikuru nabaga Uganda, nkaza rimwe mu minsi mikuru. Ariko icyo nshima Imana, ndakijijwe. Ndashima Imana ku bwa Anti Mutunge. Igihe twabanaga cyose hari umucyo waviriye muri urugo rwacu, kandi nkashimira ababyeyi bacu. Ntabwo bigeze badukubita kubera ko twagiye gusenga Imana. Mutunge yanyuraga akajya gusenga, nanjye nkajya mu ikanisa, muri iyo nzu tugasenga Imana. Ndashima Imana ko Muringa yarakijijwe. Icyo kirendura umutima wanjye. Twebwe umuryango wacu ni Gatolika ikomeye, ariko baduhaye uburenganzira bwo gusenga Imana twizera. Nabaga ngiye Rwanda for Jesus, anakamurikira
ntibatubuze kugeza uyu munsi Ana nawe azi Imana, kandi abasaza bacu nabo bazi Imana. Icyo ni ikintu nzamura Imana icyubahiro. Muringa, ese Imana ko nguherekeje uyu munsi wa none. Muringa we, Imana iguhereze urugo ridashira. Nagukundaga kandi nzahora ngukunda. Byiza wadukoreye, ni umwana watworoheraga muri twese, ni umwana wari umutoni mu rugo, uwumvira, ukora imirimo yose kandi ukunda. Abantu barimo bavuga ngo kubera iki huzuye urubyiruko, ni urukundo rwa Muringa, ni uko Muringa yagiraga umutima w'urukundo. Pastor, Imana iguhe umugisha duhumuriza iyi minsi yose waraga hano, hakaba iteraniro tukumva ijambo ry'Imana, tugahumuriza imitima yacu igahumura. Abantu mwadutabaye, Imana ibahereza umugisha. Mwatweretse urukundo, mwatweretse ko tutari twenyine, mwatweretse ko n'Imana ituzi. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Nanjye nitwa Ana Muringa, njye yakurikiraga. Ntabwo ndi bumuvugeho byinshi, ndashaka kuvuga ku rugendo rwe rw'iminsi ya nyuma, ukuntu twabanye. Muringa hari n'igihe byashoboraga kumara byibuze nk'ibyumweru 2 tutarabonana ariko tuvugana. Ariko mu gihe cy'iminsi mikuru no mu gihe n'iminsi yikurikiye yose, Muringa twari kumwe. Muringa twagiranye ubusabane busa nkaho twasezeranaga. Muringa akampamagara akambwira ngo ko nkumbuye gusohokana nawe wanjyanye. Simugore, hari akantu yapostinze iminsi mikuru yenda kugera, abaza abantu ngo impano bazamuha. Ndamubwira ngo uzajya aho ushaka hose n'ukunda mumpe biro. Araseka arambwira ngo ubwo subwo ni wowe kucyanga urambeshya. Ndamubwira nibyo. Ubundi najyaga mubeshya nkanamubwira ngo ubwo se ko kurabyemeye. Ariko Muringa iminsi ya nyuma twayibanyemo neza, nanjye ndasubiza amaso inyuma nkabona ko koko twasezeranaga. Muringa agifatwa, byari kuwa 4 yari ari ku kazi, aranyandikira arambwira ngo ndumva ameze nabi. Ndamubwira se byagenze gute? Arambwira ngo ndashonje, ngo inzara yanteye umutwe, ngo none ngo ndumva mfite n'isereri. Ntabwo nabitekerejeho kabiri kuko nigeze kumusura ku kazi, hari ahantu barya antumirizayo ibiryo. Ndamubwira ntibabwire bakuzanire hanyuma umbwire kode yabo mbishyure. Ngira ngo yari ataranabituma ibyo biryo. Hashize akanya arambwira ngo ndumva ameze nabi, ntabwo yari inzara. Ndamubwira ngo jya kwa muganga barebe niba wumva umeze nabi, ndaje mpagusange nanjye nari ku kazi. Ngira n'Imana nari nakoreye hafi yaho yarari. Muringa ajya kwa muganga, namusanzeyo nsanga bamaze kumutera painkiller, umutwe ugabanyutse. Turavugana, muganga mwandikira imiti arataha. Kuwa 5 nagiye ku kazi nsa nk'ubamo bize. Muringa aranyandikira ati kutabaza umurwayi uko ameze. Ndamuhamagara ndamubaza asomeze ute, arambwira ngo ndumva norohewe, ngo umutwe ndacyawumva ariko si cyane nk'ejo. Ntabwo twongeye kuvugana uwo munsi. Kuwa 6 nari bukore nkiryamye, mushiti we babanaga niwe wampamagara arambwira ngo Muringa yongeye yarembye, tugiye kwa muganga. Naramubwiye ngo ndaje mpabasange. Naritunganyije nanjye mbasangayo, nsanga bageze muri urgence. Muringa amaze kumutera painkiller, umutwe ugabanyutse ariko yararukaga cyane, nta mbaraga afite. Muringa afite isereri nyinshi ituma adashobora no kuva ku gitanda ngo ajye mu kagare tumusunike bamuhe icyumba. Yarihanganye arwana n'abaganga bavuga ngo mwakwihanganyeho gakeya nkumva meze neza. Abaganga baramwangira, ngira ngo bashaka gutanga umwanya. Tumushyira mu kagare turamujyana mu cyumba.
araryama agasinziraho gakeya, akambaza ngo turimo turagenda, nkamubwira ngo se tujya hehe, ngo numvaga musa nkaho munsunika turimo kugenda kubera isereri nyinshi yari afite, akagera akanavuga ngo ndumva ameze nk'umuntu urimo kugenda mu cyobo kure. Kuva icyo gihe kuwa gatandatu kugeza ku cyumweru yari atarongera gutaka umutwe. Ku cyumweru nibwo yongeye kujya ataka umutwe, ubundi yatakaga mu nda, akababara mu nda, ataka n'isereri, anaruka cyane kuko atari afite imbaraga. Umunsi wo ku cyumweru kuwa gatandatu nimugoroba namusizeho gakeya, nsiga asa nk'uworohewe, musigana na mama. Ngaruka n'ubundi akimeze neza kuko yagize agahenge nk'akamasaha 2 ameze neza, tunavuga ngo noneho umuti bamuhindura ishobore kuba urimo kumufasha, ejo tuzanataha cyangwa duhindure n'ahandi, kuko we yaravugaga ngo dushaka ahandi tujye. Ntibyatinze kuwa gatandatu nka saa 3 arongera atangira gutaka umutwe ijoro ryose kugeza no ku cyumweru. Ku cyumweru tukabwira abaganga, tugerageza n'imiti bari bamuhaye yari yamufashije, biranga. Yirirwa gutyo umunsi wose ku cyumweru. Ku cyumweru nijoro bigeze nko mu masaa 6 Muringa biranga, Muringa araremba, atubwira ati uyu mutwe ndumva atari gusa. Akabwira mama ati byibuze wamfashije ukanyogoshera umusatsi. Tugerageza kumushirira amazi mu mutwe ngo turebe ko byagabanyuka. Ububabare bwe bwanze gushira, bamuteye imiti yose ishoboka yamugabanyiriza ububabare, biranga. Akambwira ngo ana wasubiye ko kukambwirira abaganga, bwari bwije. Abaganga nabo bari abakozi izamu baragendaga bakiryamira kugeza nka saa 8. Ubwo nje na mami twabonye Muringa arembye nta kindi dufite cyo gukora, dutangira kumusengera. Turamusengera bigeze nka saa 9. Muringa ngira ngo kubera ububabare mera nk'umuntu ugiye uhereye, ntabwo yigeze yongera kutuvugisha. Ubundi yaratakaga, bamubwira ngo Muringa ihangane, akakwikiriza ariko ababara akavuga ngo twarasenze, narakomeye kuva Muringa yagenda. Ntabwo nigeze niheba ngo ndire nk'abandi, ngira ngo bari bazi ko ari trauma, ariko njye nakomejwe n'amasengesho. Muringa twamusengeye atuma nizera ntashidikanya ko Muringa ari ahantu heza. Turababaye kuko tutazongera kumubona ngo dusabane nkawe nk'abavandimwe be, ariko Muringa araheza. Ntabwo nshaka kumukurikiza amarira menshi kuko mbizi ko ahari yishimye. Twe tubabajwe nuko tutazongera kumubona ngo dusabane nawe, ariko we byibuza ngira ngo ahari aratureba, arareba abavandimwe be, kandi aho ari arebe ko tutamukurikije amarira, ko wenda hari ikibi yakoze. Muringa ndamwishimiye, twagiranye ibihe byiza igihe cyose yabayeho. Kugira ngo nijye muvandimwe we, cyo kwa nano Maurice we ntiyakundaga kuboneka, twamubaga hafi, twagiranye ubusabane cyane nawe. Ntabwo nicuza igihe cyose Muringa yabayeho kuko yambereye umuvandimwe mwiza. Imana imuhe iruhuko ridashira. banifashe ubona imbaraga uvuga kuri Muringa. Muringa ni mushiki wanjye, imfura ni Chantal, agakurikiraho Ana, agakurikirwa na Muringa, nawe akaba Bucura. Muringa yakuze nk'abandi bana bose twese mu rugo, ariko hari ukuntu muba muvukana muri abana uko tungana gutya, ariko ukagira umuntu umwe mukundana mu bavandimwe bawe. Muringa twarakundana. Muringa atangira ishuri nta wundi muntu wamutwaraga ku mushumba mwiza, ba mami barabizi. Atari njyewe Muringa ntabwo yavuga ku ishuri.
nahaziye Saint Patrick muri Ngaranga bamutegera n'akagare ati ndajyanaho na Maurice. Muringa ari umwana yigeze kugiraho ikibazo ararwara. Arwaye agezwayo, kugira ngo mame wari buze kubivugaho ntabibasha, ntabwo mbivuga cyane. Agezwayo hahandi hanyuma yakomeretse mu nda, tubibona nyuma byaratinze baramubaga. Kuva icyo gihe amaze kubagwa, kwa kundi abana bajyaga muri vakansi, ikiruhuko kigeze avuga mami turashaka kujya mu Mutara, mami turashaka kujya kwa anti Mutunge. Ntabwo Muringa yageraga bamurekura tutari kumwe. Nari narabaye nk'umurinzi we, muhora iruhande, yarakubaganaga. Muringa yarakubaganye cyane, akavuga nutajyana na Maurice ntawe uri bujye, nawe akabyemera kandi akabishaka, kuko ninjye wamurebaga buri kanya, namuhozagaho ijisho. Muringa atagira ikibazo, Muringa adahura n'ikibazo. Mvuze kuri Muringa bwakwira bugacya, ariko uyu ni wo munsi wa nyuma ngiye kumuvugaho turi kumwe. Muringa ejo bundi iminsi mikuru yegereje, na mbere yaho yakundaga gupostinga utuntu, arapostinga, ndamwandikira ndamubaza bite, iyo ugiye kuri status ugapostinga utabanje kumvugisha uba wumva nta kibazo ufite? Arambwira ngo more ngo mba nagupostinze mbere ngo utanabibonye, ngo ibi ngibi nibyo uba ubonye, njye mba nagupostinze mbere. Hashizeho hari nko mu matariki nk'abiri y'ukwezi kwa 11, ngira ngo hacamo iminsi tutavugana, twongera kuvugana iminsi mikuru yenda kugera. Aransanga ngo more washatse umwanya tukazajyana i Nyamata gusangira na wa mami iminsi mikuru. Ntabwo nanze kumuhakanira, narambwiye ngo nzabireba, ariko nari mbizi ko njye bitazankundira ko naza. Ndamubwira ati nta kibazo tuzajyana, kurinda no kugeza ku munsi wo kuziraho. Muringa yari azi ko tuzazana, nanze kumubwira ko tutazajyana. Arambwira ngo iminsi mikuru ndashaka kuyisangira nawe na ba mami na Nowa na Ana, niko yari yabyifuje. Ngira ngo barabizi, yari yabidupropose, niwe wazanye icyo gitekerezo. Ku munsi wo kuziraho kuri Noheli yarampamagaye, arambwira ngo more ngo tugende. Arambwira rero muri ntabwo bikunze, ariko genda, nugerayo turavugana kuri video call, dusangire tuvugane na ba mami, ariko njye ntabwo bikunze ko tujyana. Muringa yarababaye, arambwira ngo ntabwo nari nzi ko wabinkora. Arambwira ntabwo mbikukoze, ni akazi. Arambwira ati nta kibazo. Muringa yaraje, yasangiye na ba mami na dadi Noheli hano. Cyagaragaraga Muringa, ngira ngo uyu muntu yenda kugenda byiyumvamo. Muringa ari ahangaha twaracataga kuri chat, yashatse kumamagara kuri video call ndi bukaza, ariko nkabura ukuntu tuvugana, tugacata kuri chat. Akambwira ati mami sha yanekeye, uzi ko ngo mami yongeye kunekera nka kera. Nubwo se byagenze gute? Ngo njye ngo ndabona ngari nka bya bindi bya kera, ngo twese tukiba hano. Umuntu yenda kugenda arabyumva, Muringa yarabyumvaga. Arambwira ngo urapfiriwe kuko wa mami yagutekera. Arambwira nzaza nanjye azanekera. Ngo yakundaga kugiramo akantu ko ngo uzizana se. Arambwira oya tuzajyana. Bikiraho Muringa
njya kumenya uburwayi bwe yafashwe ku wa 4 sinabimenya, uracya kwa 5 mama arampamagara, yampamagaye nka nimugoroba saa moya, duhamagara na sheri ngo bite sheri, namubwira ni byiza shusho, ngo umeze neza, nawe ameze neza, none se ngo wamenye ko mushiki wawe arwaye, ninde, uwo Muringa ngo ejo yafashwe n'umutwe ngo ararwaye, ngo ntabyo narinzi, mpita mpamagara Ana ndamubaza ibintu mama ambwiye koko nibyo, arambwira ngo Muringa arwaye umutwe. Kuwa 6 umunsi wose nari ndi ku kazi, ariko navuganye na Ana umunsi wose umunota ku munota, ngira ngo yangaga kumahamura, nkamuhamagara nkamubaza Muringa ameze gute, akanya kamwe akambwira ngo nta gihinduka, arababara cyane se, ngo arababara cyane, imiti se barimo kumutera, hashira nk'iminota 30 ngo njya nkamuhamagara, Ana Muringa ameze ate, ngo ndabona asinziriyeho, njyewe ngakomeza mvuga ni wenda ni bya bindi, ni umutwe, basanga yakoraga cyane ari stress, numva bukanya ari bumbwire ngo turasezerewe. Bwari ijoro ryose cyo kwa 6 buracya, mami yampamagaye nka saa 12 za mu gitondo, ambwira ngo erega mushiki wawe ntago ameze neza, ati dushakire, vugana no ku kazi kanyu badushakire transfer tuve hano tujye i Kanombe, ndabona hano byanze. Narabigerageje, mpamagara mu buyobozi bwanjye ndabivuga, baramfasha bamugeraho Muringa, ngira ngo nabo babonaga bitari grave, bumva umutwe, bamuhindurira imiti, hakaba no ko yaribwaga no mu nda, baravuga ngo imiti bamuteye ishobora kuba itera igifu, ku muntu urwaye igifu ntago ajya yinywa, bamuhindurira imiti imugabanyiriza n'ububabare bwo mu nda. Muringa nka saa 12 nahamagaye Ana, arambwira ati ndabona abaye neza, ndatangiye no kwaka icyo kunywa, yatsingira ngo ji na macedoine, ashaka kurya macedoine. Numva ngaruye icyizere, ndavuga ati Muringa arakize, mu gitondo barabyuka basezerera, ariko abaganga baravuga nakomeza gutyo mu gitondo baramuha transfer Kanombe, ariko njyewe bya transfer nari nayivuyeho, numva Muringa yakize, mu gitondo ndi buhamagare bambwira ko babasezereye. Nararyamye mbura ibitotsi, nka saa 8 numva ndashaka guhamagara mami, aho nkavuga iri joro nabona muhamagaye si kugira ngo wenda mfite n'ubwoba, nihagararaho. Ijoro ryose ntabwo nigeze nsinzira, nari nifite telefone mu ntoki, ye kubona mbona nka saa 10 mama arampamagaye, navuga iyi telefone ntabwo ari iy'ubusa, iyi telefone ntabwo ari iy'ubusa. Natinze no kumwitaba, arabizi, ndabanza ndayireba, ninda kumwitaba, mwitabye arambwira ngo Morisi ngo Muringa birarangiye, nanga kubyemera, namubwira ati mami barebe neza, ntabwo Muringa apfuye, ngo Morisi ngiyakire Muringa birarangiye, namubwira oya ima Ana, vugana na Ana yari yabaye nk'igiti, arambwira ngo arapfuye, mpamagara video call, arampamagara tuvugana kuri video call, ndeba Muringa barimo kumwambika, ntago nabyemeye,
ngira umugisha barandekura njya kumureba kwa muganga aho yari ari. Muringa ndamushuna niyinyeganyeza. Muringa mukora ku jisho niyahumbye. Ndavuga ngo bya bintu bishobora kuba ari byo. Ariko nkumva akanya gato ntabwo Muringa yaba apfuye. Ngeze no kuri uyu munsi nibwo nemeye ko Muringa yapfuye. Chantal aba Uganda, twakunze kubana yewe Ana Nowa na Muringa. Nowa ni impanga na Ana niwe basa. Nanjye nari impanga na Muringa. Kandi njya muranabireba turasa aba nabo bagasa. Twasaka njyewe Muringa na Chantal nabo bagasa. Mu buzima mbuze umuvandimwe, mbuze mushiki wanjye, mbuze inshuti, mbuze impanga yanjye. Birababaza no kubyakira, ariko sinshidikanya ko Muringa atari mu ijuru. Muringa ari mu ijuru, Muringa ari mu ijuru. Nahoranaga ubwoba buri munsi Muringa yari kutazarama. Nahoranaga ubwoba buri munsi bwa Muringa. Yamamagara numva umutima urasimbutse kandi nta kindi kintu agiye kumbwira ari ukunsuhuza, kunkumbura. Muringa nta kintu na kimwe yajyaga akora ataje kumbwira. Akampamagara akambura akansigira message. Nkaza naniwe sinayisubize, nkayisubiza nyuma cyangwa kongera kuhanyongeraho n'indi atari ubwo nagobonye message yanjye. So kandika kwizima mu magambo navuga no kugeza igihe nazi kuri Muringa, ariko nta yindi nzira. Iyi niyo nzira yacu twese. Muringa uruhukire mu mahoro, uradusize ariko naho uri ni heza. Imana iguhe uruko ridashira. Nanjye nitwa Nowa. Njye nshaka kuvuga gato ku bucuti bwanjye n'urukundo hagati yanjye na Muringa. Umuringa twari inshuti ku buryo abantu babaga batazi ko tuvukana, babaga bazi ko dukundana njye nawe. Ku buryo umusore ashobora kumufuhira, afuhira njyewe umuntu mwifotozanya mutyo mwende buri gihe. Muringa dukundana ku rwego sinzi ukuntu navuga. Ari umuntu tugirana amabanga byo mu rugo baranabizi, mama arabizi, ku buryo bashakaga njyewe mama yashakaga kumana ntabwo yahamagaraga Umuringa atari ko yakibwira nawe gutya kariwe inshuti magara ari wowe muhorana mubana buri munsi. Sinzi ko njye ntabwo kimwe cyajyaga gishira Umuringa tutabonanye, nta na rimwe pe. Umuringa ndibuka umunsi wa nyuma duherukana twishima cyane ku itariki 31 z'ukwa 12 navuye ku kazi nimugoroba arampamagara cyane mu rugo abana bafite be Junior yabizi yarahari. Muringa turi tuyishima turararana ndayamupfumbase ijoro ryose. Iki kintu nipfa kugenda muheruka no kumufata kumuyambera byibura
naraye mupfumbase ijoro ryose. Mu gitondo abyutse ari bonane, ajya mu kazi agaruka saa 9. Umunsi wose turongera turawumarana, ubwo nibwo sinimuherukaga. Ana yagendaga agiye kumureba akansiga ku kazi, ngataha bwije. Ku cyumweru aje gufata juice yo ku kazi n'imbuto yari atumye avuze ko arizo ashaka. Ibyo nyuma batwaye, Junior yarasohotse niwe uje kubafata, asohotse amarira aramanuka mu maso yanjye. Neza ikintu kibaye, umusore witwa Kevin dukorana niwe wambajije se no ubaye iki. Ndamubwira ndumva nameze neza gusa. Naratashye naryamye nk'igiti, kuko nakangutse saa 11:40 ngira ngo nsangamo missed call za Ana. Mama yampamagaye inshuro nyinshi, mbonamo na Morsi yampamagaye. Nta kindi kintu natekereje. Gasaro TV.